Star gikomeje gukurikisha kuba nawe rero warufunguye insakaza mashusho muri kano kanya reka tuguhe ikaze ni mu kiganiro The True Service tukirimo tukaba twinjiye mu gice cya nyuma cy'ikiganiro naho nyine kinasoza ariko tukaba tugikomeje nyine n'ibijyanye no kurushaho kunoza service kurushaho gutanga service inoze nyine mu bikorera umusingi nyine w'iterambere rirambye service mu gihe zatanzwe neza nyine umusingi w'iterambere rirambye icyo tugiye kurebaho kuri muri aka kanya tugiye kureba ku bijyanye na service z'ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse tugenerwa na Radiant igira ngo Radiant ntabwo ari ubwa mbere yumvishe gukurikirana Isango Star abari radio na televiziyo ujya wumva byinshi bitandukanye muri service zabo tukiriye kubivumuzi tureba ino service impamvu yayo impamvu yabayeho uko irushwaho kwitabirwa icyo bakora kugira ngo n'abatura Rwanda nyine bukangurambaga burushaho kubwumva kandi no kubugana ntago rigiye muri kano kanya rero nkabandi kumwe na Mushoka mbere Jean Vivien akaba ari ushinzwe cyangwa uhagarariye service z'ubucuruzi yaba ari no kuzimenyekanisha mu bijyanye ariko n'ubwishingizi bwo kwivuza muri Radiant tubekaze mu kiganiro The True Service no kwisango Star bwa Mushoka mbere murakoze cyane turabashuhuje kandi twishimiye kongera kubana namwe kugira ngo dufatikanye gusobanurira abanyarwanda n'abaturarwanda n'ingeri zinyuranye z'abari mu Rwanda ibijyanye n'ubwishingizi bwo kwivuza agira ngo icyo tugiye kureba nyine bijyanye n'ubwishingizi bwo kwivuza ubu tugenerwa na Radiant hari ubundi bumenyi tuzi mituwele tuzi ni ubundi butandukanye ariko ubu ngubu tugenerwa na Radiant buri mu bihe byiciro bureba abantu bande impamvu yabo bwabayeho ubundi ni murakoze cyane mu by'ukuri nkuko mubizi cyangwa se abantu babizi nuko Radiant itanga service zinyuranye z'ubwishingizi bunyuranye ariko uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'ubwishingizi bwo kwivuza by'umwihariko kugira ngo abantu babisobanukirwe ubundi mu ntangiriro Radiant yatangiye itanga ubwishingizi bwo kwivuza bugenewe ibigo n'abantu bishyize hamwe ibigo no kuvuga company imiryango itikorera imiryango yegamiye kuri leta se cyangwa itegamiye kuri leta cyangwa amashyirahamwe abantu bakaza bari mu kigo bitewe naho bakora tukabagenera ubwishingizi bakaba bashobora gufata ibyiciro runaka binyuranye bitewe n'ibyo bifuriza abakozi babo n'imiryango yabo cyangwa bitewe n'ubushobozi ikigo gifite aho ikigo gishobora gufata ubwishingizi kikaba cyavuza abakozi mu gihugu hose mu mavuriro ya leta n'ayigenga ndetse byaba na ngombwa bakaba bashobora no kujya kwivuriza no mu mavuriro yo hanze mu Buhinde Kenya Turkiya n'ahandi ndetse bakaba bashobora no kugira amakategori atandukanye bitewe nk'uko natangiye mbisobanura n'ubushobozi cyangwa se n'ibyo bifuriza abakozi mu myaka ariko nk'itatu ishize twari twarakomeje gutekereza ku cyiciro cy'abantu badafite ubu bwishingizi kubera ko wenda badafite ibigo bakoreramo cyangwa se ibigo bakoreramo bikaba bitarafashe gahunda yo gufatira abakozi ubwishingizi ku mpamvu zinyuranye zishobora kuba zigendanye n'ubushobozi cyangwa se na gahunda z'ikigo ibyo ntitwabitindaho abo bantu hari ingeri nyinshi z'abantu bari muri ibyo bigo badafite ubwishingizi cyangwa se abantu benshi bari mu buzima busanzwe muri business mu bucuruzi mu kwikorera batabuze ubwo bushobozi bwo kuba bafata ubwishingizi ugasanga rero bagorwaga no kuba batabona ubwishingizi bakabitubaza ariko natwe twabonaga ko biri ngombwa biba ngombwa rero ko dutangiza ubwishingizi bwo kwivuza bw'umuntu ku giti cye aho umuntu ashobora kubifata ari umwe cyangwa se akaba yabufata hamwe n'umuryango we iyo tuvuze ubwishingizi bw'umuntu ku giti cye ashobora kuba ari umuntu umwe cyangwa se akaba ari abantu runaka iyo tuvuze umuryango n'uvuga ngo ashobora kuba umugabo n'umugore n'abana cyangwa se umugore cyangwa umugabo n'abana bitewe n'umuryango uko uteye cyangwa se umuntu umwe ku giti cye akaba yawufata ni uko nguko twabutangiye hashize imyaka 3 irengaho gatoya buza bukenewe abantu bose barabyishimiye ubu turi icyo dukora no ubukangurambaga kugira ngo abantu babisobanukirwe kurushaho kuko uko bisobanurira abantu niko babyumva bakabona n'icyo binabafasha twatangiye duha abantu ubushobozi bwo kwivuriza amavuriro ya leta yose mu gihugu bakabona n'imiti muri farumasi nyuma gatoya twongeramo namwe mu mavuriro yigenga
tugenda twagura umubare wayo bitewe n'uko abantu bakomeza kugenda batugana. Ari nayo mpamvu dukangurira abantu kwitabira ubwishingizi cyane, kuko uko bitabira ari benshi bituma natwe serivisi tubagenera zirushaho kwaguka, kuko abazi iby'ubwishingizi, umubare w'abantu bagize icyiciro runaka bashobora gufata ubwishingizi ugira uruhare cyane mu kuba hari ibyo bashobora kugenerwa byisumbuyeho, kuko urumva uko wakira abantu benshi niko n'amafaranga ava muri abo bantu aba menshi, bigatuma ubasha gusakaza serivisi utanga kuri ba bandi bashobora kugira ibibazo bikomeye cyangwa bashobora gukenera kwivuriza mu mavuriro akomeye. Ni muri urwo rwego twongeyemo n'ayo mavuriro amwe n'amwe yigenga twagiye tureba muri buri bice by'igihugu mu turere, tugafata nk'amavuriro 3-4 kugira ngo wa muntu wenda ubona bigize akantu katahihutirwa katakomeye cyane, kadakeneye ibitaro wenda bikomeye, aba ashobora kujya kwivuza cyangwa avuza umwana we cyangwa avuza uwo mu muryango we bitamusabye wenda byamutwara umwanya munini bitewe n'umubare w'abantu wenda bakunda guhurira amavuriro ya leta. Muri by'ukuri ni uko nguko biteye. Ikindi rero nanavuga cy'ingenzi nk'ibyibuka wari utangiye unabaguti, hari ubwishingizi bunyuranye abantu bagenda bafite, uvuga urugero rwa mitiwere, hari n'ubundi bwishingizi bunyuranye abantu baba bafite bitewe wenda n'ibyo bakoramo. Icyiza cy'ubwishingizi bwacu bwa Radiant abantu bagomba kumenya nuko bitagusaba transfer. Icyo kintu tukivugaho cyane, kuko niba benshi bakire baranabitubaza, niba wowe uri wawe mu rugo cyangwa se uri mu kazi ukumva ugize akabazo, si ngombwa gutekereza kujya gutangirira hasi. Ushobora tuvugiye tukuri hano mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba uri hafi y'ibitaro bya CHUK cyangwa se uri hafi y'ibitaro bya Kanombe cyangwa Masaka cyangwa Kibagabaga, cyangwa kuba ari mu ntara ukaba uri mu bitaro nyine byo ku rwego rw'intara. Ntabwo ari ngombwa gutekereza ngo ndajya gusaba transfer. Wowe uragenda ako kanya ku muganga ugendanye n'ikibazo ufite bakuvure, niba bakwandikira ibizamini byo muri laboratoire ubikorerwe, niba bakwandikiye imiti ujye kwifata muri farumasi zose zikorana na Radiant ziri hose mu gihugu bitagusabye transfer cyangwa se izindi condition. Hari uburyo bubiri ibi bireba nde buri muntu wese yabikora, wa muntu ufite akazi uhembwa ku kwezi, yaba ari wa mucuruzi ukora akavuga ati uyu munsi nungutse 10,000, ejo nungutse 100, ejo bundi nzunguka miliyoni. Bireba nde cyangwa buri wese yabyisangamo, bikorwa bite? Ikindi turebe, tubona ubwishingizi butandukanye aho kugira ngo wenda bitewe n'ubwishingizi bwakoresha urishyura wenda 15% cyangwa 10% cyangwa 20%. Aha ngaho bimeze biti? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubu bwishingizi bureba buri muntu wese afite uburenganzira bwo kufata, yaba afite umushahara, kuko nkuko natangiye bisobanura ashobora kuba afite umushahara ariko adafite ubwo bwishingizi, yaba atanawo ufite umushahara wa buri kwezi ariko afite aho akura, ashobora kuba afite inzu zikodeshwa, ashobora kuba afite ubundi bucuruzi butandukanye akora. Yewe kugira ngo abantu banabyumve ko ari ibintu byoroshye, sina ngombwa ko wa wundi ufata ubwishingizi ari we ugomba kuba amafaranga yavuye ku mufuka we. Njyewe nshobora kuba nkorera muri Radiant ngo mfite umuvandimwe cyangwa se undi muntu nkenera gufasha udafite ubushobozi, nta cyambuza ko njyewe namufatira ubwishingizi. Icyo bivuze ni kimwe, nuko imyirondoro ibikenewe ni ya wa wundi ugomba gufata ubwishingizi, ariko amafaranga aho ari buturuke ibyo ntabwo twari tubifiteho ikibazo. Nuvuga ngo na wa wundi udafite ubushobozi, ubwo cyane cyane ndavuga abari kudukurikira wenda bafite ubwishingizi akavuga ati wenda ngiye ntibindeba cyane, ariko akenshi mu miryango yacu ntabwo umuntu abura umuntu yanafasha akaba yamufatira ubwishingizi wo mu muryango we. Wa wundi uza akamutura ikibazo umufatira ubwishingizi, ubundi aza kugera mu kanya ku byerekeranye n'amafaranga yishyurwa, abantu bumva ko atari amafaranga menshi, akaba yamufatira ubwishingizi, bikaba bikemuye ikibazo umwaka wose, n'utaha akazavugurura amasezerano. Nk'uko rero mwari mubibajije ku bijyerekeranye n'amafaranga umuntu yishyura igihe agiye kwivuza, hari icyo twita uruhare rwa wundi uri kwivuza ku kiguzi cy'ubwishingizi, icyo bita mu ndimi z'amahanga ticket moderateur cyangwa se copay. Iyo ugiye kwivuriza mu mavuriro ya leta ndetse no gufata imiti muri farumasi, facture yose baguhaye ubundi wishyura 10%. Ni ukuvuga ngo niba ugiye bakagukorera ibizamini bitwaye amafaranga urugero 5,000, wowe urishyura amafaranga 500 nk'uruhare rwawe mu wafashe ubwishingizi, hanyuma 4,500 bisigaye rya vuriro cyangwa ya farumasi yagahaye umuti bo bazohereza facture kuri Radiant. Ni ibintu byoroshye birikora, dufite systeme ikoranabuhanga rihambaye ridufasha kubasha gufasha abakiriya aho bari, ubwo nazo kuza kubigeraho. Ariko iyo ugiye kwivuza, mbivuge wenda nkinabyibuka, nuko ujya kwa muganga witwaza ikarita yawe y'ubwishingizi,
kuko uba warakorewe amasezerano bakaguha ikarita ukajya ukayerekana idasabye ibintu byinshi, icyo dukenera gusa ni amazina, imyirondoro, aho umuntu atuye n'iki, hanyuma ya karita hakaba hariho amazina yawe na nimero ikuranga mu bwishingizi, utagize undi muntu muyihuriyeho. Iyo ugiye kwa muganga iyo nimero niyo werekana, noneho baba bafite systeme barebamo bakareba ya nimero bakayihuza na information cyangwa se n'amakuru babahaye, ndetse cyane cyane kugira ngo abantu babyumve ni ugushyiraho urutoki, icyo bita fingerprint, kugira ngo babashe guhuza amakuru yawe mu bijyanye n'ubwishingizi ndetse n'iyo systeme abiri kwa muganga. Iyo rero wivuje bikorerwa muri systeme, nta kindi, bakakuvura bikarangira, ukagenda ugafata imiti cyangwa se igihe bayikwandikiye ukishyura yatiye moderateur nk'uko wabimbajije. Nari maze gusobanura yuko mu mavuriro ya leta na za farumasi wishyura 10%. Igihe uhisemo kujya mu ivuriro ryigenga ho wishyura 15%. Impamvu zirumvikana nuko n'ibiciro byo kuhivuriza bitandukanye, bikaba ngombwa ko mu rwego rwo kubicunga neza tuvuga tuti igihe umuntu agiye mu ivuriro ryigenga hari ikisumbuyeho gato, ariko nta tandukanyirizo cyane ririmo, cyane cyane ko 15% abantu benshi barayimenyereye no ku bundi bwishingizi, wenda urugero bwa abantu bakunze kumva bwa RSSB, ugasanga rero nta kigoye kirimo. Ikindi ni ukuvuga ngo wowe iyo ubonye izo service ugiye kwa muganga, kubera rya koranabuhanga nasobanuye, urivuza, hanyuma niba bakwandikiye ordonnance abantu rw'urupapuro rw'imiti, buryo kwa muganga ababishinzwe barushyize muri systeme, ukajya gufata umuti muri farumasi ho. Rwose muri farumasi ntibinagusaba kwerekana ikarita, ushatse ntiwanajyayo. Umuntu ashobora kuba arwaye atameze neza, adakeneye kwirirwa azenguruka ajya gushaka umuti, ashobora kugenda akivuza bakamuvura, bamara kumuha rwa rupapuro rw'imiti yashaka kitahira, cyangwa se niba ari umuntu ukiri mu bitaro akabigumamo, umuntu wo mu muryango we cyangwa n'undi yatuma akagenda akamufatira umuti muri farumasi, akishyura gusa cya kigo ya 10% avugaga, bitabaye ngombwa aho kwerekana ikarita, kuko systeme zacu ziba zibibona. Iyo ageze muri farumasi bahita babona naho yivurije, bakabona ibyo akeneye bakamufasha. Tukiri aho ushobora kwibaza ibintu ni byiza byamfasha cyane cyane nk'abantu bafite umuryango, abandi bakunda kurwaragurika, akibaza se ntago bihenze kujyanye n'ikiguzi cyabyo cyangwa ayo nishyura ku mwaka. Ikindi ni ngombwa ko nyishyura icyarimwe cyangwa birashoboka ko nshobora no kwishyura mu byiciro. Uyu mwaka ugizwe n'amezi 6, wenda nkavuga ngo nzayishyura wenda mu byiciro 4 bigize umwaka cyangwa 3. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ikiguzi cyo bwishingizi n'amafaranga make pe, yego birumvikana bitewe n'umuntu ibibazo yahura nabyo, hari ushobora kuyumva kumva ari menshi, ariko iyo urebye ikiguzi cyo kwivuza uyu munsi, ukareba igiciro cyo kwivuza, ukareba igiciro cy'ibizamini byo kwa muganga, byaba ibizamini bisanzwe cyangwa byo guca mu byuma binahenze, ukareba ibigendana na serivisi zo kwa muganga muri rusange, usanga ikiguzi kirahenze ku buryo uyu munsi ndagira ngo mbwira dukurikiye ko guhera ku mafaranga 100,000 gusa ku mwaka. 100,000 iyo bivuze ari wita kubaza ni ku kwezi se? 100,000 gusa ku mwaka. Wivuza umwaka wose ukabona serivisi zinoze zitangirwa kwa muganga. Ubwo iyo mvuze 100,000 kugira ngo abantu babyumve neza, ni 100,000 kuri wa muntu umwe ushaka guhitamo icyiciro cyo kwivuza amavuro ya leta na za farumasi. Ni ukuvuga ngo biroroshye ku bantu badukurikiye, umuntu ari umwe ashaka kwivuriza mu cyiciro cy'amavuro ya leta no kubona imiti muri farumasi bidasabye transferi, ni uguhera ku mafaranga 100,000. Iyo ashatse kongeramo buri muntu mu bagize umuryango we, tuvuge n'umugabo afite umugore n'abana, wenda tuvuge 2, ubwo ni ukuvuga ngo yatanga 100,000, ariko yakongeraho bashakanye akongeraho 1/2 cyaye, ni ukuvuga 50. Ubwo byombi bibaye 150 ku mwaka. Yakongeraho abana, natanze urugero rw'abana 2, buri mwana utarengeje imyaka 21 ni 1/4 cya wa wundi wafashe ubwishingizi umuntu akwita umukuru w'umuryango. Ubwo ni 25,000. Ubwo wa muntu ufite abana 2 aratanga 100 rye, yongera 50 ryo bashakanye, yongera 50 y'abana 2, kwa 25 ibihumbi 200. Umuryango w'abana 2 n'umudamu n'umuntu, yego, umugabo n'umugore n'abana 2, ibihumbi 200. Icyo abantu bagomba kumva, birumvikana ko umuryango waguka hari ikigenda cyiyongeraho, ariko indi avantage birimo nuko n'amafaranga bemerewe kwivuzamo ubwo nari bubigereho nayo agenda yiyongera. Ndabisobanura maze gusobanura wenda n'ikiguzi cy'abajya mu mavuro yigenga. Ku bajya mu mavuro yigenga no guhera ku 160 kugeza uyu munsi, uko imibare uyu munsi, kuko bigenda bihinduka, ariko kugeza uyu munsi ibyo twashyizeho tumaze nk'imyaka ndakeka 2 tubicuruza gutyo, ni 100,000 amavuro ya leta. None wajya mu bahita amavuro yigenga 160. 160
formule ni yayindi ni wongeramo mwashakanye ni kimwe cya kabiri cya yawe ubwo ni ibihumbi 80 ubwo bikaba bangahe bikaba 440 niba nibeshye kongeraho na 40 kuri buri mwana bikaba wenda 320 ubwo kandi ubwo byumvikana neza abadukurikiye bamenye ngo niba ari mu mavuriro ya leta no guhera ku 100 hanyuma yakongeraho bashakanye 50% yaye ubwo ni byo nabisobanura 50 25 yaba ari amavuriro yigenga no guhera ku 160 niba ari umwe yakongeraho bashakanye yakongeraho 80 yakongeraho buri mwana akongeraho 40 aho ndashaka kuvuga utuntu tubiri tw'ingenzi kugira ngo abantu basobanukirwe hari ushobora kuba afite abana ariko adafite uwo bashakanye wenda atakiriho cyangwa ku mpamvu zirunaka batari kumwe ntabwo ari ngombwa ko nawe amutangira igihe adahari ni ukuvuga ngo ubwo niba ari wa wundi utanga 100 arahita asimbuka bya 50 kuko uwo bashakanye adahari ahita ajya gutanga bya 25 bya buri mwana hari ubwo usanga n'abafasha ko bafite ibintu bwishingizi wenda yego cyane ashobora kuba afite ubwishingizi uwo bashakanye afite ubwishingizi ariko bumufatira we ubwishingizi wenyine budafatira b'umuryango ibyo tunahura nabyo kenshi akabikubaza hari ababazi ko bidashoboka yabufata akishyura ikiguzi cye akongeraho ikiguzi cy'abana muri ya formule twavuze ubwo wa wundi wenda tuvugiye ushaka icyiciro cy'amavuriro yigenga niba ari umumama wibana n'umwana umwe aratanga 160 yongereho 40 bibe 200 yes nyira aho ngaho nanone kanyisobanura akantu gatoya nasoze mvuga ko buri mafaranga umuntu atanga hari amafaranga tumushyirira kuri carte ye kugira ngo n'abantu twohereze brochure bakunda kubigiraho ikibazo iyo babonye utu brochure wenda ngo turaza gutanga contact n'uburyo bashaka kuzibona bakunda kugira kutabasha gusobanukirwa neza hagati y'ahanditse amafaranga y'ikiguzi n'andi ngo yo kwivuza umuntu ataha cyangwa ari mu bitaro abantu nasumye ngo yego ari wasumye abataha bazabona kuri brochure cyangwa se makuru tuzabaha ko ntabwo namenya ngo nzajya mu bitaro cyangwa nzajya mu bitaro ntabwo nabimenya mbere ni ibintu byoroshye no kuvuga ngo buriya iyo ugiye kwa muganga hari ibyiciro bibiri abantu bashobora kwa muganga bishyuza amafaranga cyangwa se ikiguzi cy'ibyo yakorewe hari umuntu ugiye kwa muganga arivuje avuye na muganga bamukoreye icyo bita consultation cyangwa kumusuzuma wenda basanze nta kibazo afite batitahire turabona nta kabazo gato yari wagize ariko nta burwayi cyangwa se bakavuga bati dusanze ufite uburwayi turagucisha mu cyuma se cyangwa turakwandikira ibizamini byo muri laboratoire ibya bindi byose yakorewe igihe atarashyirwa mu bitaro byitwa ko yivuza ataha nibyo abantu bita ngo soya ambulatoire cyangwa se outpatient ubwo mu ndimi z'amahanga ariko iyo bibaye ngombwa ko ashyirwa mu bitaro hari nyine ubwo bagiye mu bitaro bakavuga ko yabaye hospitalize cyangwa se babyita ngo inpatient ni ukuvuga ngo biba bifite ukuntu byubakitse na systeme nahoze nsobanura yacu bikora umuntu ugiye kwa muganga akivuza igihe cyose atarashyirwa mu bitaro ibyo yakorewe bibarwa muri ya service yo kwivuza umuntu ataha iyo bibaye ngombwa ko bamushyira mu bitaro tuvuge bamusuzumye uyu munsi yarara aho ngaho baraza gusanga wenda ibibazo bye bigoye bati ugiye mu bitaro icyo gihe ibyo ari bukorerwe nyuma y'uko yitwa ko yagiye mu bitaro birabarwa muri za serivisi z'umuntu uri mu bitaro cyangwa ashobora no kuza arembye agahita ahitira mu bitaro wenda n'umuntu akoze impanuka cyangwa se ufite indi mpamvu igomba gutuma ajya mu bitaro birabarwa muri serivisi zo mu bitaro ubwo rero kuri karite ye iyo umuntu ari amafaranga buri mukiriya yishyura akora ikintu kimeze nka konte ni nka konti abakoze amafaranga yishyura hari inshuro tumukubira urugero kugira ngo abantu babyumve neza ku giteranyo cy'amafaranga yose watanze umuntu ugiye mu bitaro dushobora kumukubira kugera ku nshuro 10 uvuga ngo wa muntu utanze 200 ashobora kwivuza kugeza kuri miliyoni 2 urumva mu by'ukuri niyo wagarukiriza nubwo nta muntu wifuza kurwara ariko urumva ko nta gihombo kugira ngo anga wenda bisobanuke neza yego ndabisobanura ngiye umuntu agiye mu bitaro ayo mafaranga ashyirwaho mbere cyangwa iyo muri system ukibona ngo uyu muntu bamuhaye ibitaro nibwo muyohereza ni ukuvuga ngo uhereye igihe wishyuriye ikiguzi cy'ubwishingizi tukaguha amasezerano tukaguha ya karite kuri konte yawe muri systeme zacu muri konte yawe ya mafaranga ahita ajya kuri konte yawe reka tubyite kuri karite yawe kugira ngo tutavuga konte abantu bakaza kugitiranya n'ibya banki kuri karite yawe hahita hajyaho amafaranga runaka bigendanye n'amafaranga igiteranyo cyose cy'amafaranga wishyuye nuvuga ngo nawe muntu ufite umuryango munini nubwo abona ko asa nk'uwishyuzwa menshi ariko burya ntabwo biba bibaze neza icya mbere nawe ayazivurizamo araba menshi icya kabiri uko umuntu afite umuryango munini biba bishoboka cyane ko bakwivuza cyane kurenza ko yaba ari umuntu umwe nubwo n'umuntu umwe ashobora kwivuza cyane bitewe n'impamvu yagize ariko akenshi na kenshi
kuko umuryango uba munini niko hashobora kurwara umwana umwe, babiri, batatu, n'umubyeyi akaba yarwara. Amafaranga rero yagiye uko ugenda wongera amafaranga kuri karite yawe, uko ayo wateretseho igihe wafataga ubwishingizi ni za nshuro tugukubira. Nasobanuye ko mu gihe wivuze uri mu bitaro tushobora kukubira ku nshuro kugeza ku nshuro 10. Ubwabyo n'uwabyuma mu buryo bw'amafaranga nkunda kubiganira n'abantu, ari nacyo kibazo wenda rimwe na rimwe abantu bagira, nuko umwanya bari muto, ariko buriya twakagombye no gusobanurira abantu ibi by'ubwishingizi abantu ntibakabitekereze mu gihe barwaye. Ubwishingizi ni ukwiteganyiriza, kuko igihe uzarwara ntuzi igihe uburwayi buzazira. Nk'ubu urugero twebwe ubwishingizi bwo kwivuza bw'umuntu ku giti cye, n'abantu banabimenye kugira ngo binabafashe kubitangira kare, nuko iyo wishyuye hajyamo ukwezi ko gutegereza ukabona gutangira kwivuza, ariko ukazivuza umwaka wose, ku kwezi ntabwo guhomba. Impamvu yabyo irumvikana, bitabaye ibyo nta muntu wajya ufata ubwishingizi buri wese yajya ategereza ko yarwaye, cyangwa se umuntu ari kuri moto agiye mu kazi mukubise hasi wenda arakomeretse ati mumpe ubwishingizi njye kwivuza. Bigatuma rero bwa bwishingizi ntibwatera kabiri, hajya haza gusa abashaka guhita bongera kwishyurwa ibirenze ibyo batanze. Ni nayo mpamvu mvuga nti abantu bakwiriye gusobanukirwa, ari uko kwezi mvuze gutuma abantu bategereza, bikangurira abantu gutangira ubwishingizi kare udategereje kurwara. Icya kabiri navuze iby'amafaranga tubakubira, mu by'ukuri nubwo nabivuze ni kwivuza kutarwara si igihombo umuntu ashimira Imana, ariko n'uwarwara akaba azi neza ko aya mafaranga yatanze dushobora kuzamukubira za nshuro navuze zirenze 10, kuko ubwo navuze byo kwivuza umuntu atahasi, navuze ko inshuro dushobora gukubira hafi 3 wivuza uri mu utagiye mu bitaro. Ubwabyo wizeye yuko aya mafaranga watanze ntugira amahirwe nturwara uzashimira Imana, ariko nunarwara wizere neza ko uzabona serivisi zishobora no kurenza mu bigerekeranye n'ikiguzi amafaranga arenze kuri ayo watanze. Ikindi kandi buri abantu bagomba kumenya, iyo ufite ubwishingizi uba ufite amahirwe yo kwivuza ku giciro cyo hasi. Kubera iki? Kubera ko twebwe tuba twarumvikanye n'amavuriro na za farumasi bakaduhera ku giciro gito kuko tubazanira abakiriya. Ni ukuvuga ngo wa muntu udafite ubwishingizi afite ahomba kabiri. Ahomba kubera yuko iyo agiye kwivuza ashobora gukubitana nuko agiye kwivuza adafite amafaranga, ugasanga araguzaguza. Ubushize nabisobanuye ko umuntu wanarwaye nibwo bari no mu bibazo, urumva nta bari gukora ngo yinjize. Icya kabiri, umuntu urwaye niwe ukenera kugemurirwa ibintu bimeze neza atarasanzwe anakenera, yumva atari ibye. Nuvuga ngo urahendwa muri byose. Njye nitegereza nk'iyo umuntu ari nko kwa muganga ukabona ukuntu nk'umuntu ufite n'ubushobozi bukeya kubera intege nke, byabaye ngombwa ko atega wenda taxi voiture yari asanzwe yitegera bus, byabaye ngombwa ko atega moto. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu burwayi haza byinshi bimusonga, tureke n'amagara ukeneye gusigasira, ariko n'ibyo udepansa biriyongera. Tugakangurira abantu rero ko gufata ubwishingizi bituma byibuze bya bibazo uri buterwa no gutanga amafaranga menshi kubera situation irimo y'uburwayi bize koroshywa no kuba byibuze ufite ubwishingizi bufite radiant kwishyurira. Ariko ngarutse nanone kubyo ntangiye kuvuga nti tuba twaragerageje kuvuga n'amavuriro ku giciro gitoya. Icya kabiri, wa muntu udafite ubwishingizi aba afite nk'ikibazo hejuru y'ibyo nari nsobanuye by'uko bari muri situation ituma ahendwa. N'ibiciro yivurizaho nk'umuntu udafite ubwishingizi buryo biba biri hejuru. Ntabwo ari ibanga, umuntu agiye kwivuza nk'umuntu ku giti cye ushobora gusanga kumusuzuma wenda mu ivuriro runaka bashobora kumuca wenda turuvuge urugero 5,000, reka ne kuvuga menshi. Nyamara wenda iyo biciye mu bwishingizi, twebwe ikiguzi cy'ubwishingizi usanga kiri nko ku 2,500 cyangwa 3 bitewe n'uko twumvikanye. Aho ubwaho ni ukuvuga ngo wa muntu afashe ubwishingizi agize kuba afite umuntu uzamwishyurira igihe yarwaye, ariko akaba azi neza ko n'ibiciro ari kwivurizaho ni ibiciro biri hasi kuko tuba twarumvikanye n'amavuriro kugira ngo abakiriya bacu badahendwa. Yes, urakoze cyane. Wanjuka mbere dusutugana no ku musozo turebe ibi bikorwa bite ku buryo ruvuga ati nakendikisha gute cyangwa na joininga gute cyangwa bikora bite. Ikindi nabajijeho utadusubije abantu n'abadukurikiye bagira icyo batahana, ese amafaranga nayibishyura mu byiciro cyangwa ni hamwe ko ngomba kwishyura icyarimwe, tunarebe bikorwa gute n'ubutumwa no wagenera bari badukurikiye. Urakoze cyane. Mpereye kuri akonga ko kwishyura kugeza uyu munsi ubwishingizi tukibutangira twari twashatse gutekereza ko abantu bashobora kwishyura mu byiciro, akaba yatangira no kwivuza rwose amaze kwishyura wenda nk'amezi 3. Ariko burya abantu rimwe na rimwe bashobora kubagendera serivisi bakaba ari bo bayibangamira, reka mbivuge gutyo, ariko nabo sinabarenganya. Burya mu buzima umuntu ahura n'ibintu byinshi, ugasanga umuntu yatangiye kwivuza ariko
gukomeza kwishyura bibaye ikibazo cyane cyane wenda kuko yanarwaye aho yakuraga byabaye ikibazo. Icya kabiri, imiterere y'ubwishingizi si kimwe n'ibigo, aho uvuga uti ikigo kiri hariya, hari umuyobozi wacyo, hari serivisi ishinzwe iby'imari, ndagenda barebe, nabandikira nkabibutsa. Umuntu uri ku giti kimwe ari hehe undi ari hehe, gukurikirana ayo mafaranga biragoye. Icyo ni kimwe. Ari usibye ko n'itegeko akenshi rigenda ubwishingizi ridusaba ko abantu bagomba kwishyura ikiguzi cyose mbere yo gutangira kwivuza cyangwa se gutangira kubona serivisi. Nihuse rero ni ukuvuga ngo uyu munsi turasaba abantu yuko igihe atangiye kwivuza aya mafaranga y'ikiguzi cy'ubwishingizi arayishyurira rimwe. Ariko kugira ngo mbwire abakiriya bacu cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye, Radiant ihora itekereza icyafasha abakiriya bayo n'abifuza kuba abakiriya bayo. Hari serivisi dufite uyu munsi yitwa gake gake. Ni serivisi ntabwo iri mu bwishingizi bwo kwivuza gusa, ni serivisi yindi, ni produit turi gukangurira abantu y'uburyo bashobora kwizigamira bagakora icyo bita kugenda batanga amafaranga ikiguzi cy'ubwishingizi, si mu bwishingizi bwo kwivuza gusa, n'ubwo binyabiziga, n'ubwo mazu n'ibindi, akagenda ashyira hamwe amafaranga agakora nka konte, yamara kuzuza ikiguzi runaka cy'ubwishingizi cyamaze kugezaho amafaranga runaka, akaba ashobora guhita noneho afata ubwishingizi bwo kwivuza cyangwa ubw'ibinyabiziga cyangwa ubw'ibindi byose yakenera. Iyo serivisi irahari, iyo produit irahari, ariko yo sindi bujye mu detail cyane. Dufite bagenzi banjye babishinzwe bashobora no kuzafata umwanya bakaza bagasobanura ibya gake gake abantu bakabyumva, kugira ngo wa muntu wanyuzwe n'ibi nasobanuye bijyanye n'ubwishingizi bwo kwivuza ariko akaba adafite ubushobozi uyu munsi amenye uko aziyandikisha muri gake gake. Igihe wa musanzu wuzuriye ashobora kubara amafaranga atanga buri kwezi, cyangwa yagira amafaranga abona ari nk'umuntu umwishyuye akayaterekaho cya kiguzi kikuzura akivuza. Ndumva ngishubije. Ikindi bikorwa bite kwiyandikisha kugira ngo ingane ubutumwa wagenda dukurikiye? Biroroshye, ngira ngo abantu badukurikiye bahoze babona bashyiraho ifoto y'aka gatabo cyangwa brochure. Aka gatabo gakubiyemo andi makuru usibye ko byinshi umuntu aba yanabivuze, ariko n'uwakenera ibisobanuro birenzeho nyuma y'uko umuntu avuye no muri studio ndatanga contact. Ariko biroroshye badukurikiye nihuse, nuko uburyo ubwo aribwo bwose wagana ishami rya Radiant rikwegereye mu gihugu hose, waza ku cyicaro gikuru cya Radiant, waduhamagara, yaba ngewe n'abandi bagenzi banjye tubikorana, turagufasha. Nta kigoye kirimo. Amakuru bakeneye ni ukuzuza urupapuro rushyiraho amazina yawe, ay'abagize umuryango niba bahari, na adresse z'aho mutuye, nimero za telefone. Kwishyura biroroshye, ushobora gukoresha kode ya momo, ni umubare woroshye ariko barazabona ko brochure 650 ndabisubiramo, ni 650 ugahita ubona message, ukaba wayoherereza bagenzi bacu badufasha cyangwa natwe, cyangwa ukagana ishami rya Radiant ukaba wakwishyura mu buryo busanzwe, bakashobora kuguha nimero ya konte, uburyo ubwo aribwo bwose. Hanyuma rero igihe ugiye kwa muganga nk'uko nasobanuye, ubona serivisi zihuse zigufasha kugira ngo ubashe gukorerwa ubuvuzi bwihuse mu mavuriro dufite mu gihugu. N'abakozi bacu hamwe na hamwe bagiye bari, ndetse n'ahatari abakozi bacu bitwa ko ari abakozi ba Radiant, kubera ya serivisi ni nkaho n'ubundi abari abakozi bacu baba bakwakira, kuko icyo bakoresha ni system. Hanyuma rero ku bijyanye n'izindi nimero bahamagaraho, reka nzivuge. Hari 0798 9 7 zisubiramo 0798 9 7 8 ibashobora kuyihamagara. Hakaba na 0798 9 7 ndayisubiramo 0798 9 7 iyi ya kabiri iherwa na kabiri yo iri no kuri WhatsApp. Ku bantu bafite za smartphone bashobora kutwandikira kuri iyi nimero, abakurikiye ikiganiro cyangwa se numva hari ibisobanuro bindi birenzeho. Aka katabo mubona dufite hari ibisobanuro birambuye, tukaba twakakoherereza ugasoma aho utasobanukiwe kurushaho, tukavugana. Ni ibintu byoroshye gufata ubwishingizi rwose, biroroshye. Hanyuma nyuma y'ukwezi ukazatangira kwivuza. Ariko munyemerere ngira akantu gato mvuga, nakomeje kuvuga ngo nyuma y'ukwezi ndagira ngo nsobanurire abantu badukurikiye, bashobora kuba bafite nk'amatsinda bakoreramo, wenda bafite business bakora, udukampani dutoya, bafite abakozi 5, 3, 4, bangahe 10. Hari ikiyongera, hari avantages y'ingenzi, nuko nk'ibyo nakomeje kuvuga ngo by'ukwezi ko gutegereza. Uyu munsi company ije ari abakozi runaka, tureba umubare wabo tukaba twabakora ubwishingizi, ndetse na kwa kwezi ko gutegereza kukaba kutaba ngombwa. Niba uyu munsi mbonye liste y'abakozi, uyu munsi bakishyura, uyu munsi batangire bivuze. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. Si ngombwa ko ari abantu bagomba kuba ari umuntu umwe cyangwa umuryango umwe. Abantu bashobora kuba bafite ikintu kibahuza bakoreramo, baje tugakorana, cyangwa se bakadusaba tukabagana. Bo noneho na kwa kwezi ko gutegereza navuze ntabwo kwajyamo, ahubwo bo bashobora guhita batangira
kwivuza kuri uwo Babazi munsi cyane. bishyuriyeho yego yasika ngo ushimire cyane bwana Mushoka mbere Jean kuba mwitabiriye kino kiganiro guturuka muri Radiant. murakoze cyane namwe Yes. Turabashimira. Kandi nyine isezerano n'isezerano. cyane gusezerano n'isezerano abantu bimenye ibyo tuvugiye aha ngaha tuba Yes. tugomba kuzabyubahiriza Yes. Murakoze. Yes, kabashimira namwe twatangiriye ku visa tugize amagingo ya kiganiro The True Service. Chimira abadufashije kuri kamera hariho Nikora ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amashusho n'amajwi bigire bimeze neza. Turi kumwe na Bwana Emmanuel ndetse na Fils. Mugire umunsi mwiza namwe muhaye murohongera risibo Origene. Yeah, Isango Star.